ya mbanje kubasuhuza nyine mwese mudukurikiye. Ya uyu munsi none ninjiye mbasuhuza, ubundi ubusanzwe bavuga ngo ninjira ntasuhuje. Ndabasuhuje cyane mwese. Ya uyu munsi rero ikintu tugiye kuba filime tugiye kubabwira uyu munsi, ntago ari umukinnyi umwe, ahubwo tugiye kubabwira abakinnyi barenga 100. Ariko ndatwika ako kantu ndi buze kugakoresha cyane ngo ndatwika nyine nanjye ni ikintu no munsi yawe. Uyu munsi tugiye kubabwira kuri filime bita Lost. Abatayizi abayizi mwese nyine muri bwisangemo icyo mbizi cyo. Dutangira tubasobanurira icyo iyo filime Lost ikaba ari filime yakinwe mu mwaka wa 2004 irangira muri 2010, ya imyaka 6 kuko ifite na season 6. Niba warayirangije yose ni amahire, niba utarayirangiza yose nabyo nyine tuzayirebe kuko ni filime nziza. Iyo filime Lost rero ikaba ijyanye ni filime ivuga ku bantu baba barakoze urugendo mu ndege, bo mu gukanguka bo bakangutse buri umwe yisanga ahantu ku kirwa, cyangwa se ikirwa gitangaje. Navuga ko gitangaje kuko hari abinjiye mu iyo ndege bagenda mu kagare, mu kugerayo basanze bagenda igare baritaye. Mbega nyine ni ikirwa gitangaje. So uyu munsi rero tugiye kubabwira ku bakinnyi bayikinnyemo, abenshi nyine abayirebye muragenda musobanukirwa, abatarayireba ushobora kutwandikira ati Lost icyo cyonyine ubundi tukagufasha. Reka twitangirire. Umukinnyi wa mbere rero ari nawe nakunzemo cyane muri Lost yose, bakaba bamwita Josh Holloway. Abenshi twamumenye nka Soya, mbega Soya umwe ntibindeba nyine ukora icyo ushaka cyose nyine tuwe ntibibamo bimureba. Ya gusa mu season ya 3 ya 2 aba yaratangiye kumvikana n'abandi gutyo. Ya Josh Holloway yavutse mu mwaka wa 1969 kuri ubu ngubu. Kaka niba uyu mwaka wubara nk'abandi bose cyangwa atawubara, niba awubara ni 50, niba atawubara nkatwe afite imyaka 50. Ya rero Josh Holloway wacu, cyangwa se reka mvuge Soya wacu, akaba yarakinnye muri season bita Colony. Sinzi niba abenshi murayizi bita Colony. Yongera gukina muri Mission Impossible imwe bita Ghost Protocol. Ya Ghost na Soya wacu rero akaba ari ibyo twamuvugaho, ntabwo turi buze kugenda tuvuga ku bintu byinshi, turagenda tubacamo gake. Ya undi rero n'undi nanone mwakunze mbese mumuzi nka Kate, bakaba bamwita Evangeline Lilly, bakaba bamwita Lily. Akaba yaravutse mu mwaka wa 1979, ubu ngubu akaba afite imyaka 41. Yavukiye muri Canada, bivuze ngo ni umunyamerika. Yavukiye muri na Canada iri muri Amerika nyine. Yavukiye muri Canada. Filime nababwira mwamubonyemo ni na filime yakinnyemo harimo Ant-Man. Ya indi muyizi Ant-Man yakakandi kaba gakanda ku kintu kagahinduka kaba gatoye, wa mukobwa uwo akina muri Avengers nyinshi. Iyo yakinnyemo bayita Endgame, murayizi nayo. Ayongera akina muri Hobbit ngira ngo nayo murayizi, ni ya indi birimo umusaza, harimo n'utundi tugabo dutoya tugufi cyane tureshya nanjye. Kudukuri bafite ubumuga bwo kudakura, abo nyine bareshya nanjye. Ya undi rero ngira ngo murabona Kate
Kate cyangwa se Evangeline Lily wacu akaba afite imyaka 41 ubu ngubu akaba asa gutya, ngira ngo abarebye Ross nuko nguko yasaga, ubu ngubu nuko nguko asa. Undi musore rero wacu bamwita George Garcia benshi twamumenye nka Harry si mumuzi, cya kindi kiba ari kinini kibyibushye byatari. Harry wacu rero yavutse mu mwaka w'1973, bivuze ngo uyu mwaka afite imyaka 47, sorry. Akaba yaravukiye muri Amerika, ngira ngo wenda tutavuze byinshi. Filime yakinnye harimo iyo bita Becca, hakaba n'indi bita Ridiculous igice cya 6. Twakomeje no kuri Telly Hawkins, ngira ngo abazi uburyo bandika Dylan O'Brien ngira ngo muramuzi, no undi Stelinsky wo muri Teen Wolf. So uburyo bandika izina rye bandika O, ngira ngo murabibona. So Telly Hawkins abenshi twamenye nka Locke cyangwa se John Locke, wa musaza urimo butagira ubwoba. Ni nawe itangira muri season 1, itangira yari igicuna, yari afite ubumuga bwo kutagenda kuko aba yarakomerekeye mu rugamba. Ntago nibuka neza kuko ni ya kera 2004, nge nayo bibonye 2005 hafa. So Telly Hawkins wacu cyangwa se Locke akaba yaravutse mu mwaka w'1952. Muri Lost nuko yasaga aka kanya ubwo afite imyaka 68, nuko nguko asa. Dukurikizeho undi bita Matthew Fox. Abenshi harimo abamukunze gutyo ngo nuko yari umuganga, dogiteri nyine, niwe yari umuganga. Abenshi twamumenye nyine muri Lost, akaba yaritwaga Jack akaba yari umuganga, akaba yaravutse mu mwaka w'1966. muri Lost yacu nuko nguko yasaga, ubu ngubu afite imyaka 54, nuko nguko asa. Undi rero bakaba bamwita Dominic Monaghan. So Dominic Monaghan wacu akaba ari we benshi tuzi nka Charlie si mumuzi. Charlie ni kakana nyine tukaba ari agapusha, nako kaba n'umupusha, umuntu umwe ufata mu gwarye niki afunga ibintu by'umutu. Charlie wacu akaba yaravutse mu mwaka w'1976. Muri 1976 akaba aribwo yavutse. Aka kanya rero Charlie muri Lost akaba ari uko nguko yasaga, mbega nuko nguko yari ameze. Then ubu ngubu yabaye umugabo ukuze afite imyaka 44, dore nuko nguko abasigaye angana Charlie. Ngira ngo filime wenda reka tugaruke kuri filime we yakinnye, akaba harimo Star Wars, akaba harimo X-Men Wolverine, ngira ngo murayizi X-Men. So ikindi kintu nakundiye Charlie rero akaba ari umufana w'ikipe y'isi. Ubwo mbega ntaniriwe mvuga ngo ikipe y'isi ni iyihe, murabyumva mani ariko ndatwika. Bwihangane, uyu munsi nanjye navuze ngo ndi bwikine nigana rukara. Okay, dukurikijeho umusore wacu Ian Samarda cyangwa se Ian, reka tuvuge Ian wacu twamumenye nka Boone, ngira ngo muramuzi. Boone aba ari musaza w'umukobwa waba bita Shannon, reka ndeke kumuvuga, turamuvugaho. So Boone wacu cyangwa se Ian Samarda akaba yaravutse mu mwaka w'1978, ubu ngubu akaba afite imyaka 42. ngira ngo abenshi sinzi abari kureba Lost muri iyi minsi, kuko ya season 1 irahari isobanuwe na Savimbi murumuna wa Rocky. Abatarayibona nyine mugende muyishake cyangwa mutwandikire turebe uko tubigenza. Ibintu nk'ibyo.
So Buni wacu cyangwa se Ian Samola akaba yaravutse mu mwaka w'1978 ibyo twabibabwiye. Rero amwe mu mafilime yamenyekanyemo cyane akaba ariyo yakinnye bita Vampire Diaries. Ababonye Vampire Diaries akaba ari Wende Demon Salvatore. Akaba ariyo wakinnye ari Demon ari mukuru wa Stefan. So indi filime rero yakinnye akunda amafilime cyane amafilime navuga yuko ari amafilime y'ibyikaro cyangwa se n'iki. Indi filime akaba ari V-Walls akaba yarakinnye mu mwaka wa 2019. Bumva hashize imyaka 3 gusa. Umunsi turi muri 22 yayikinnye muri 2019 hafi aho. Muri V-Walls nayo murayizi akaba yarakinnyemo yitwa Dr. Rutha akaba yaritwaga Dr. Ruteri nyine ibintu nk'ibyo ntago nibuka nyine tuneza. Gusa bari abashakashatsi ari umuganga yarajyanye n'umushuti we bita Michael, barajyanye ahantu gutya muri facility baragiye gushaka umudokiteri wundi uba waraburiyeyo gutyo bagafata n'indwara. Abatayizi mugende muyishake cyangwa se munyandikire ibintu nk'ibyo. Kantu karoroshye. Uwo dukurikije akaba ari mushiki we, amazina y'nyakuri bamwita Maggie Grace akaba ari we nyine Shannon nababwiye mushiki wa Boone. Maggie Grace akaba yaravutse mu mwaka w'1983. Shannon wacu cyangwa se Maggie Grace akaba afite imyaka 37. Ibyo gushaka ntago nabivuga kuko bambujije. Nababaje ndetse ubundi imyaka nyivuge nako relation zanyu cyangwa se uko mwifashe mu nkundo zanyu tubivuge. Ubundi barambwira ati wapi ibyo ni person, nanjye nyine ndabahereza nyine tutiki. Ariko ndatwika. So Shannon wacu afite imyaka 37. Nuko nguko muri Lost yasaga, gusa ngenda abona uko agenda saza ikagenda aba mwiza ngakungu gashaje niko ntagi toka shitani. Dukomeje turajya kuri Emily de la Vie ngira ngo benshi muramuzi wenda muri Lost yacu yitwaga Claire. Akaba yitwaga Claire akaba ari wa mukobwa wari utwite muri season 1 yaje kubyara gutyo ntago twabijyamo batarayireba. Nababwiye muze kwishaka cyangwa munshake kimwe muri byo. So Claire wacu akaba yaravutse mu mwaka w'1981. Ubaga kanya afite imyaka 39. Emily de la Vie wacu rero akaba yaramenyekanye cyane kuko ntago ari uwejo, ntago akinnye filime ejo. Akaba yarigeze gukinaho muri filime bita Once Upon Time ngira ngo murayizi. Akaba ari imwe ikinamo Emily de la Vie wenda reka ndeke kuvuga kuri Once Upon Time kuko abenshi murayizi. Emily de la Vie wacu akaba yarakinnye muri Once Upon Time yitwa Belle. Akaba yari umugore wa Lamplostir Skin, simumuzi Belle. Ibintu nk'ibyo nyine tu. Icyo nababwire nyine Emily de la Vie akaba afite imyaka 39. Akaba yarakinnye muri Once Upon Time ari umugore wa Lamplostir Skin. Undi dukurikijeho ni Al Scott Caldwell. Ngira ngo muramwibuka, akaba ari Rose. Akaba yarakinnye ari Rose, wa mumama urimo yarabuze umugabo we muri season 1. Urabizi ko umugabo we aba yaragiye mu gice cy'inyuma gusa muri season nago nibuka season ya kangaye ngo bagarukamo abari barabuze baragiye mu gice cy'inyuma. So Rose wacu cyangwa se Al Scott Caldwell akaba yaravutse mu mwaka w'1950. Bivuze ngo aka kanya afite imyaka 70.
ahangaha yari yamaze guhura n'umugabo we umwe wari uri mu gice cy'inyuma. Murabizi ko muri rimwe ntabwo benshi abari n'abatayi Okay, twakomeje. Undi wacu rero tugiyeho bakaba bamwita Malcolm David akaba ari kakana kaba gafunga umutwe byatari cyangwa se tuzi nka Ward. Reka nanjye njye mbivuga mu cyongereza nyine tumujye mwumva ko twasomye Ward. Ariko ndatwika. Ward wacu rero nawe akaba yaravutse mu mwaka w'1992. We n'akana niwe mwana muri bose, ngira ngo no muri filime isanzwe yari umwana, akaba ari wa mwana wafunganaga umutwe se, akaba akakanya afite imyaka 28. Ikindi twabibutsa nuko ubu ngubu akaba ari umuraperi muri Amerika. Akaba ari umuraperi muri Amerika. Watu wacu rero ngira ngo murabona ukuntu kanganaga kakiri muri Lost cyangwa se muri 2004 sorry. Ubu akakanya akaba ari ukunguku angana afite 28 imyaka 28. Undi dukurikijeho ni Harold Perrineau wacu tukaba turamumenye nka Michael cyangwa se ise wa Ward. Ngira ngo muramuzi nyine wa undi wafunganwaga umutwe n'akana ke. Season 1 ni umwe wagiye kubaka bubatse ubwato ku kirwa nyine, we na Jean na Soya gutyo nyine tu. Season 1 muribuka ko yarangiye batwaye karakana ke ka Ward, gusa nyine nako mugende muyishake. Akaba yaravutse mu mwaka w'1963, bivuze ngo aka kanya afite imyaka 57. Filime rero yakinnyemo harimo Matrix. Akaba yarakinnye muri Matrix. Wenda ntabwo navuga ngo yari nta mpamvu benshi bundi muba mutanabazi cyangwa se tuba tutanabazi, nuko badahora aba acteur principal. Yewe nabo bari aba acteur principal tubamenya kubera filime z'ubu nibwo tugenda twumva ngo bakinnye muri kera gutyo. Akaba yarakinnye no muri Romeo na Juliet. Romeo and Juliet cyangwa se Romeo and Juliet. So abayizi murayizi. Undi rero ni Tanya Raymond akaba ari Alex ngira ngo muramuzi, ni wa mwana wa Russo se we simumuzi, wa mugore uba barasanze ku kirwa. Rero abafite umwana uwo ni umwana wenyine tu. Akaba yaravutse mu mwaka w'1988. Akaba afite imyaka 32 muri Lost. Nuko nguko yanganaga, then now nuko nguko angana afite imyaka 32. Tugakurikizaho Russo nyine ni nawe wari mama wa Alex. So Russo akaba yitwa Mira Fulani. So Mira Fulani wacu akaba yaravutse mu mwaka w'1955. bivuze ngo aka kanya afite imyaka 65. nuko nguko yari ameze, then now afite imyaka 65. nuko nguko ameze. Tugakurikizaho Daniel Daekim. Abenshi ngira ngo n'amazina mutiriwe mugira ute murayumva yuko ari amazina y'amanyakoreya. Akaba ari we twamenye muri iriya filime. Harimo abanyakoreya babiri gusa, harimo Jean, aba ari umugabo wa Sun cyangwa se Sunny hafi aho ngaho. akaba ari Jean umugabo wa Sunny. So Jean wacu rero akaba bamwita amazina nakuri, bakaba bamwita Daniel Daekim. Yavutse mu mwaka w'1968. Ubu akaba afite imyaka 52. Tatabu angana nande angana n'umuntu w'ingenzi mu buzima bwanjye kwisi, uko ndatwika. Dukurikizeho rero umutambukanyi we, bakaba bamwita Yoonjin Kim.
Yunjin Kim akaba ariwe twamenye nka Sunny, we akaba yaravutse mu mwaka w'1973. aka kanya akaba afite imyaka 47. muri Lost nuko yanganaga, then now ubwo afite imyaka 47 nuko nguko angana. So tugakurikizaho Navin Andrew akaba ariwe twamenye nka Said wacu rero ngira ngo murabizi, akaba yari umusirikare muri Lost, akaba ari we wari umutekinisiye ushinzwe iby'itumanaho. Then Said wacu rero yavutse mu mwaka w'1969, bivuze ngo aka kanya afite imyaka 51, nuko nguko yanganaga muri Lost, then now afite imyaka 51, nuko nguko angana. Said akaba yaravutse mu mwaka w'1969 i Londres mu Bwongereza, akaba afite ubwenegihugu bw'Ubwongereza n'ubwa Amerika. Gusa murabizi muri iriya filime yakinnye ari umwarabu, sinzi nyine ntiyavukiye mu Barabu, ariko buriya wasanga nyina yatuje, nako ntitubivuge kamite nceceka. Undi rero navuga yuko ariwe tugiye gusorezaho, akaba ari nta wundi ni Michelle Rodriguez. Uyu we ni ibintu byose ngira ngo muramuzi, we twanamutindaho tubishatse, usibye ko tumutinzeho nyine nako yatubuje. akaba yaravutse mu mwaka w'1978. Michelle Rodriguez wacu rero akaba yaravutse mu mwaka w'1978. aka kanya afite imyaka 42. akaba yaravukiye muri Texas ni imwe muri leta mu mareta yunze ubumwe agize Amerika. Iyo uvuze leta zunze ubumwe za Amerika, nanjye nkaba mvuze ngo ni imwe muri leta yunze ubumwe agize Amerika, bivuze ngo mvuze ngo USA. hari abatazi gutandukanya USA na US. Nako simbizi, nanjye sinzi kubitandukanya nyine tu. So Michelle Rodriguez wacu rero akaba yarakinnye muri Lost. Ikindi wenda barebye season 1 ntago bamubonyemo, gusa muri season 3 akaba yarajemo. Then filime twavuga yuko yakinnye harimo Tomboy, ngira ngo murayizi Tomboy. Indi filime yakinnye nyine tuyiki navuga y'igikomerezwa, reka iyo turayivugaho nyuma, hari abatabizi. Mureba nyine tu kagasigaramo nyine ariko katari kanini. So indi filime yakinnyemo hakaba harimo Avatar ngira ngo murayizi, niyo indi baba baryama bakajya mu yindi cyangwa se mu yindi nakita yuko ari isi bagiye no kuyitabara aho ibigiye kurimbuka. Ntago ngiye kuyivuga yose. Indi filime yakinnyemo ni Resident Evil, iyo nayo sinyivugaho. Indi filime yakinnyemo akaba yarikinanye na cya gisaza bakaba bayita Manchete. Muri Manchete ntimumuzi, dore n'uwo nguwo nyine akaba yarayikinnyemo uyu mukobwa wacu Michelle Rodriguez. Indi filime rero nababwira yakinnyemo y'igikomerezwa yanamenyekanye cyane ni Fast and Furious. Ngira ngo murayizi. Ubu aka kanya dutegereje igice cya 9, 8 mwarabonye, 7 mwarabibonye, 6 zose mugira ngo mwarazibonye. Wiki rero Michelle Rodriguez wacu akaba yarakinnye muri Fast and Furious hafi ya zose, kuko iyo atakinnyemo ni yindi imwe baba nanjye simba mbyibuka, reka gise ndi machine. Tukaba dusoreje aho ngaho rero. Turabakunda cyane, Imana ibahe n'umugisha cyane. Mwari kumwe nanjye naho ubutaha. Nsuhuje abantu bese badukurikira bicecekeye, turabasuhuje cyane kandi amen.